kunze kuvuga ngo kavukire ngo nta bwenge zigira ariko ubundi ni ugushaka kwishyira hejuru gutandukanye n'ubushake bw'Imana. Nta muntu uriho n'umwe ku isi utari kavukire, kuko nyine na Adamu yabaye kavukire ku isi kuko yavukiye ku isi. Nimanga isomo rya mbere babandi babiri bahitane ba mwana bose ni bakavukire kuko na Adamu nawe namaze kubwira ko nawe ari kavukire. Niba Adamu ari kavukire se utari kavukire ninde? Kandi twese twaravukire muri isi nyine tuza tuyisanga. Yego muri make yaje akenewe akunzwe anakunzwe se muri rwa rukundo wambazaga. Yesu yaje akunzwe cyo gukunda guhita ujya muri bibiliya ariko ageze ku isi habonetse n'igihe cy'urwango kuri Yesu, kandi yabanje akunzwe aza no kwikoza no kuwa munani kugira ngo nze kubasha kukubisha neza igihe n'insanganyamatsiko nakubwirana y'igihe kugira ngo wumve neza igihe ubundi kimeze gute. Kuko urumva komisiyoneri woje ubundi ugomba kuba ukorera ku gihe, wajya mu ivugabutumwa ukamenya gukorera ku gihe, umuntu yaguhamagara ukamwitabira ku gihe, wajya mu kazi ka kampani ni ku gihe, mu gihe ibintu byose ni ku gihe, wajya gucuruza ni ku gihe. Nawe nta kazi ufite, babandi bari bashobora igihe wakoraga, bisobanuye ko nabo igihe udafite akazi nabo ari cyo gihe cyabo cyo kukabona. Yes, ubyumvishe neza cyane. Aho abari bihebye bari mu marira bagira ibyishimo, abari bababaye babona umunezero, abari barwaye ribakize, abari bafite akazi ikibazo cy'ubushomeri ribaboneremo akazi. Aho pasiteri ngo umugabo wanjye ngo ndi kumukeka amababa ngo n'ubundi ngo barabimbwiye ngo umugabo ngo umwana wundi. None ndagira ngo ubwira ko kantu niba abadamu wenda bavuga ko umugabo ari umwana wundi, none se abagabo bo ntibashobora bati n'umudamu n'umwana wundi. No kugira ngo abantu tubasobanurire niba umugabo ari umwana wundi n'umugabo akavuga ati ubwo niba uvuze ko ndi umwana wundi ati nawe ntabwo wabyawe na mama nawe umwana wundi. Nawe turagira ngo hagati abantu bitana ba mwana tubaho umuti ako kantu. Mbanze kubashimira inshuti zacu muduteze amatwi aka kanya, nabatumiye umuvugabutumwa ushyushye cyane ukora ibitangaza. N'ubu ndashimira Imana kuba namubonye abafite akazi kenshi gatandukanye. Abenshi muzi ko ari umukomisiyoneri, izina ry'akazi yitwa komisiyoneri woje, ariko ntabicishira amatsiko. Reka manze mbibwira ku badaheruka cyangwa se n'abanyibagiwe, muzi ko nitwa pasiteri bivuye kuri Theoneste. Ubwo nkaba nabatumira uyu muvugabutumwa uyu mureba gutya abafite akazi kenshi abashakishwa. Umva Imana igumugisha kuba bimeye ukumva ikaze na kuba waje rwose. Ubwo rero hari abantu banyandikiye kuri WhatsApp ngo sinzi niba ukina n'amafilimi ngo hari bakubonye ngo kumupetera ibitabe nyinshi ngo bagutumye nk'umuvugabutumwa ngo icyo gihe ngo habonetse amafaranga menshi cyane mu rusengero ngo mbese nyine ngo warababwirije ibitangaza biramanuka ngo baritanga bemera ngako kanya amafaranga urusengero gahita aboneka. Ubwo rero bagira amatsiko ati wazamutumiye mu kiganiro tukamureba amavuta twabonye kwa benge nyinshi no mu kiganiro ukamuza n'ibibazo bitandukanye. Ubu hari n'ibibazo umukozi w'Imana ndibukubaze, hari n'ibibazo byinshi ndibikubaze kugira ngo umara abantu amatsiko bagiye banyandikira hano ku telefone ndabifite. Ariko tudatinze ndagira ngo bakuze ku izina komisiyoneri woje, mu mazina yawe y'ababyeyi cyangwa se yawe bwite witwa nde? Tangire n'ikiganiro karibu. Murakoze. Tubanje gushimira abantu kuba baragiye batera komenti. Abantu nibyo bura mu buzima ubundi umuntu agomba kuba ariho, ariko akaba afite n'ibintu byinshi bimuranga kugira ngo nyine yitwe umuntu. Nk'ubu urabona wowe umuntu w'umugabo usobanutse ufatika, uri na pasiteri bivuga ukuri. Hanyuma rero ngewe ubundi imyirondoro yanjye ubundi ku mazina y'ababyeyi ni Hakizimana Evariste, ku batanzi, ku bakunzi. Uriya umuntu uko agenda agira abakunzi biba bifite ibintu bigenda biturukaho. Urumva nk'ako kantu ubushyizemo ugahita uvuga ngo kwa benge nyinshi ari ahantu henshi tuba twaragiye dukora ivugabutumwa, ariko hakaba ari utuntu nyine dusigara nk'urwibutso mu maso y'abantu. Hanyuma rero ku kandi kazi nk'uko ubizi
niyo mpamvu wanamamagaye ukantumira n'iwawe. Uzi ko twanahuriye ndi guhamagara ukandangira yanzu. Yes. Komisiyoneri tuvuga butumwa ngo akazi dukora ka buri munsi gashobora kuguhuza n'abakomeye, akazi dukora ka buri munsi gashobora kugukiza cyangwa kagakwicisha, ariko ubundi icyambere iyo wagakoze neza ukagaha agaciro ukabikora neza bituma ubu nk'ubutaha uzagenda udangira abakiriya. Niho rero rirazi na komisiyoneri woje cyavuye. Ariko barabingura arikwiye woje. Ibintu byose ukora serious biseriye rwose. Nuvuga uraba ndiseriye kubera ko nyine ngiye bifata nk'akazi. Nkabifata nk'ibintu bishobora kumpahira. Kandi ibintu iyo biguhahira uba ugomba kubiha agaciro. Ko nk'ubwo urabona nimba nkora akazi kanjye nkaba mbifitiye n'ubushobozi, mfite n'ikarita y'akazi. Bitandukanye na nubona nafite ikarita y'akazi uzavuga turahamwe uko byagenda kose ibintu byo bikora binoze, kubera ko ntashobora kwiyicira save, kuko no kuri company byabigiraho iki ingaruka. Kavuga uti baba komisiyoneri bandi babeshya gutya badafite adresse, kavuga uti reka umuntu wanje ushaka ikibanza wambwiye ko ashaka gutura neza, reka murangire komisiyoneri woje. Noneho woje tudatinze uba afite amatsiko niba gurisha bigakunda, ahubwo niwe muntu wa mbere uyafite akajya kwa bene nanjye amavuta ndayakunda, kuko bambwiye kusengera n'abarwayi mukanya n'icyo bigeraho. Noneho tudatinze barambwiye ati bari komisiyoneri woje umva n'ijambo ry'Imana, azatugeza ijambo ry'Imana rya woje. Tudatinze ni rero ijambo ry'Imana wateguye, ibibazo byo biraza mu kanya, banze ba ijambo ry'Imana koko barebe koko n'ijambo ry'Imana koko kuri woje nk'uko izina ryawe rivuga. Iyo tugeze ku ijambo ry'Imana bidusaba kwitwararika, bidusaba kwitonda rwose. Reka nkora ko natangiye kwitonda se, bidusaba kwitonda kugira ngo urumva iyo tuvuga ibijyanye n'inyungu zacu ku ruhande umuntu ashobora kwitaka akavuga, ariko iyo bigeze ku ijambo ry'Imana haba kwitwararika akaba gutuza. Niyo mpamvu rero nagira ngo tubanze dusenga Imana kugira ngo ibyo tugiye kuganira Imana igire gute ibihumugisha, kandi noneho yagura intekerezo zacu kugira ngo n'abadukurikiye n'abatwumva abakunzi bacu babashe kuryoherwa nabyo, no kwenga ijambo ry'Imana babashe guhindura ubuzima bw'abantu. Abari bihebye bari mu marira bagira ibyishimo, abari bababaye babona umunezero, abari barwaye ribakize, abari bafite ikibazo cy'ubushomeri ribaboneremo akazi. Aho ni muri yo nsanganyamatsiko aho haba. Rero tubanze dusenga Imana, hanyuma rero n'ubundi nk'uko werejwe uwo murimo ukaba uri pasiteri, reka musabe n'ubundi usenga Imana, hanyuma tuganire neza ijambo ry'Imana ho gato, hanyuma dukomeze tuganire, ukomeze umbwira icyo wantumirije kuko nakwitabye nyine, hanyuma tuganire. Reka tubahe Imana duce bugufi. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunze data uriduhe none, tubarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuduteranye mu bitwosha ahubwo dukize umubiri. Urakoze data kuduha amahoro mu mutima, ibintu bane natwe muri aka kanya, kugira ngo umuntu wari ufite amahoro wari udafite amahoro muri we muri aka kanya amahoro yabone, kugira ngo umuntu wari wihebye ino jambo ryawe rimubature. Wowe ushigikire n'imitima y'Abanyarwanda, ushigikire n'imitima y'abantu bose bari ku isi yose bari kudutega amatwi. Cyubahiro n'icyo none iteka ryose urakoze. Amen. Imana ishimwe. Uyu munsi rero numva twaganira ku nsanganyamatsiko ikunze kugora abantu cyangwa se igize isi ya none. Abangu isi ya none yubakiye ku gihe. Nkuko wa mukecuru navuze ngo mbere nambira amakuru, none nawe uzanye igihe gisobanuye neza rwose. Kuvuga ngo igihe ni igihe, hari igihe cy'abantu hakaba hari n'igihe cy'Imana. Rero igihe turaza kugisanga mu mubwiriza mu bice bitatu byonyine. Turabanza duhere ku murongo wa mbere dusome kugera ku wa gatatu, hanyuma ndi busimbuke nikoze ku murongo wa gatanu
twumva icyo umurongo wa 5 uvuga. Yego. Niturangiza ntabwo birarangirira ndaza no kwikoza no kuwa 8 kugira ngo nze kubasha kukumvisha neza igihe nitsanganyamatsiko nakubwiraga y'igihe kugira ngo wumve neza igihe ubundi kimeze gute. Kuko urumva komisiyoneri woje ubundi ugomba kuba ukorera ku gihe. Wajya mu ivuga butumwa ukamenya gukorera ku gihe. Umuntu yaguhamagara ukamwitabira ku gihe. Wajya mu kazi ka kampani ni ku gihe. Mu gihe Ibintu byose ni ku gihe. Wajya gucuruza ni ku gihe. Ngaho umurongo wa mbere uvuze ngo iki? Yego. Uratubwiye ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwicwa n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Haleluya. Amina. Nibyo ngibyo urumva ko umubwiriza yarabirebye arabyitegereza abivugaho. Hanyuma iyo uvuye kuri icyo gice twari turiho tukajya ku gice cya 5 kiratubwira ngo igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, ngo igihe cyo guhoberana, ngo n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Uvuze guhoberana ngo hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwina guhoberana. Uziko tumaze iminsi yo gusigamo metero. Nuba ngo Bibiliya nayo ni nka mapu ibintu byose byarateguwe. Nukuvuga ngo ni igihe nyine nukuvuga ngo icyo gihe kiba cyaratekerejweho mu gihe twe tutari duhari, mu gihe muri mind yacu ubwonko, mu gihe mu bitekerezo, mu ntekerezo, mu gihe bitari birimo. Nukuvuga ngo covid yaraje abantu turikanga, ariko wumvishe ko ngo hari igihe cyo guhoberana, ngo n'igihe cyo kwirinda kugira gute kwinda guhoberana. Ibi ni ibintu biba byarasetinzwe kera, ibi ni ibintu biri mu buhanga bw'Imana. Hanyuma tugeze ku murongo wa 8 cyangwa se wenda duhere ku wa 7 haratubwiye ngo igihe cyo gutaburura n'igihe cyo kudoda, ngo igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, ngo igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga. Ubarike iryo jambo. Noneho ubwuje mu gihe ariko wubahiriza igihe uri waje ko niyo mpamvu isaha twavuganye aho kugira ngo renze iminota ahubwo waje ziburi biri. Ntago nari kukubwira ku gihe kandi nanjye namaze kwica igihe. Ubwo nukuvuga ngo icyo gihe nari kuba ngiye kuvuga iby'abandi ariko ngiye bitandeba. Ariko mbere yuko uvuga iby'abandi urabanza ukavuga ibyawe kugira ngo n'undi muntu uzakumva n'uwo uzaha ubuhamya ibyo bintu bizamubere fondasiyo yo kumenya ngo ese koko ibintu byashoboka. Umuntu ugatuvuga ngo ese we kuki byamushobokeye, nawe ugahita ujya muri birashoboka, aho kugira ngo ujye muri ntibishoboka ugahita ujya muri birashoboka. None se ubwo uvuze ku gihe ngo hari igihe cyo kurwara, hari igihe cyo gukira, hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo kwishima, ngo hari n'igihe cyo kurunda amabuye, ngo hari n'igihe cyo kusanzagiza cyangwa se kuyajugunya, n'igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Ndagira ngo bihuze n'uyu muntu udaheruka akazi ufite ikibazo cy'ubushomeri ari mu gihe cye. Nukuvuga ngo abari mu gihe cyo gufata ibintu ko bitashobokaga akabibona nk'ibishoboka. Kubera ko birashoboka ko uyu muntu adaheruka akazi ariko yarigize kukagira. Noneho igihe yaragafite hari abandi batari bagafite. Amina. Bivuze ngo nawe igihe cyamushyikiye ni igihe cy'Imana yamuteretsemo kugira ngo irebe ibyo yari yaramuteguriye kera abihagarara amata. Ese iyo abonye amafaranga niyo yayabuze, Imana imukarasite imubonite mu yihe shusho? Naho ngaho bihuriye. None hari urugero ngiye gutanga rw'ikibazo ngiye kukubaza kugira ngo abantu basobanukirwe neza, kuko bambwiye ati ibyo azadusobanurira byose turabizi kuko uriya muntu agendera kuri map. No kuvuga ngo igihe nibura umuntu yari afite akazi akaba ageze mu gihe yuko afite ikibazo cy'ubushomeri. None nuba nabigereranya urabona kuri abantu bavoma ku marobine. Umuntu araza akagira igihe cyo gutonda akavoma. Noneho iyo amaze kuvoma akikoresheje kandi ageze mu rugo agasuka amazi ntabwo yongera kugaruka ku mugezi, arongera akajya inyuma y'abandi. Nuba ngo n'ubuzima busanzwe mu bibazo duhura nabyo n'imigisha duhura nayo, no kuvuga ngo nayo bimeze nka gutya. Hari igihe uyu munsi wowe wageze ku migisha wawe kuri robine y'imigisha wawe, sibyo ukavoma. None babandi nabo cyagiye wari kuvoma nabo bafite ikibazo, ukagera mu rugo bakagaruka bakavoma.
ugaragara igihe wari uri ku kazi hari abari abashomeri none mu gihe nawe nta kazi ufite babandi bari abashomeri igihe wakoraga bisobanuye ko nabo igihe udafite akazi nabo ari cyo gihe cyabo cyo kukabona. Yes, ubyumvishe neza cyane n'urugero utanze ubwarwo inyigisho warangije kuyitanga kubera ko nukuvuga ngo nafashijwe nukuvuga ngo iby'Imana yaduteguriye kera ni igihe kiba kigeze kugira ngo tubyisangemo mu buzima kubera ko iyo ujyanye umurwayi kwa muganga uhurirana n'uwo basezereye. Yego, utangiye igihe cy'uburwayi ariko hari uwo utangiye imbere yawe ukize. Yego, wabyumvise? Hari igihe ugera kuri situwasiyo yo kuvuga ngo ese ibi nanjye byari ibyanjye, ugatangira kuvuga ngo hari Imana yarandetse ariko Imana ntiyakuretse. None se ko hari umubyeyi wapfushije ntihari uwatahanye umwana? None se ko hari utasamye ntihariho uwasamye? Urumva ko rero buri muntu afite igihe cye agomba kuba arimo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe iki icyubahiro. Kuko twese ramutse dushize ku murongo umwe habaho akajagari, hakabaho akavuyo, hakabaho kwigira ngo ni ugize. Ariko ni ukuvuga ngo uvaho undajyaho, uvaho undajyaho, uvaho undajyaho. Umuturanyi yubaka kadasiteri, undi arimo yigendera arimo ayihoho n'iki, ariko ejo niho ajya kubona akabona hagurukije etaje. yego, bivuye hehe? Ariko yari afite izina ry'uko ari mayibobo, yari afite izina ry'uko ari imfura. umukozi w'Imana oci. Buriya ibyo byonyine sinzi bajya ngwanyishe mu mutwe iyo ngurebye byonyine ukuntu mukunda ntabwo wabyemera. Turacyaganira ku gihe kandi umushe kugisobanura neza. None twamaze kumva ku muntu utari ufite akazi ko yari mu gihe cye ko nta kazi afite. Turajya ngo n'uyu muntu uri mu marira aka kanya tuvugana n'abamaze kwandikira SMS ko yamwanze yabonye undi. Ari uno ashobora kuba ari umukobwa cyangwa se n'umuhungu banze. Sibyo? Ndagira ngo twumve n'uyu muntu no mu rukundo niba mu bijyanye n'urukundo naho ari ngombwa ko ari mu gihe cyo kuba bamwanze. Mbese urabihuza ute n'icyo gihe twaturiye kugira ngo n'uyu muntu nawe niba wari umushomeri, niba umuntu udafite akazi aka kanya amenyeje ko ari mu gihe cye, none nk'umuntu aka kanya bamaze kubenga cyangwa se mu ndimi zisanzwe bateye indobo, sibyo? Nawe ari mu gihe cye cyo kuba mwanze, bisobanura icyo kintu kugira ngo nawe aze gufashwa n'iri jambo ry'Imana ry'igi. Voilà. Aho ubwo duhinduye sije, duhinduye indi ngingo ariko nayo ivuga ku gihe. Ni ukuvuga ngo rero ikintu kijyanye no gukundwa no kwangwa nabyo ni igihe. Nabyo ni igihe. Ni igihe giteye gute? Hari icyo Bibiliya ibisobanura. Urabona ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo gihe Yesu yaje mu isi abantu bamuzi, aza ibyiteguro byaramaze kugaragazwa, abavugabutumwa, abahanuzi bamuzi. Yesu yari akunzwe. Yego, muri make yaje akenewe. Yaje akenewe, akunzwe, anakunzwe. Se muri rwa rukundo wambazaga? Yesu yaje akunzwe. Cyo gukunda ko tujya muri Bibiliya rega. Ariko ageze ku isi, yego, habonetse n'igihe cy'urwango kuri Yesu, kandi yabanje akunzwe. Bageze ku migati arakundwa, bageze ku mafi arakundwa, ariko bigeze igihe avuga ngo unkunda wese yiyange yikorera umusaraba nkurikire, habonekamo abantu bajya ku ruhande. yego, No mu rukundo rero rusanzwe rw'abantu, naho nashaka aho no mu rukundo rusanzwe rw'abantu nuko bigenda. Nuvuga ngo ibi byanditswe bigenda biduhishurira iby'ubuzima tubamo. Nuvuga ngo umusore atera intambwe akabwira umukobwa akamukunda, umukobwa nagatera indi ntambwe yo kumubwira ko nawe amukunda, bagashimana bazabana karama. Ariko no kuvuga ngo icyo ni igihe rero batangiye cyo gukunda. Bari mu gihe cyo gukunda. Igihe cyo gukunda ndakigize gute? Kiratangiye. Hanyuma uko iminsi igenda yicuma igenda iza hagenda haza utuntu
ko kugenda umuntu hararukunda bitewe n'amagambo bavuganye ejo, bitewe n'ayo bazavugana ejo bundi, bitewe n'uko yamuhamagaye, bitewe n'uko yamubonanye n'undi, hanyuma ibyo nabyo bigenda bibasatiriza mu gihe cyo kwangana. none se ntabwo uciye mu ijambo uraguma umurongo sibyo? none se ushobora kuvuga ngo bagenda ngo hazamo utuntu none ushobora kuvuga ko urukundo rugera rukamera nka pake, ruba rwuzuye rukamera nka pake rukagenda rugabanyuka nka pake. Yes, ibintu byose biruzuzanya. None se umuntu ahamagara umuntu kuri telefone ni umurongo uduhuza, ariko nitwe tuvugana. Yo ni umurongo uduhuza, ariko nitwe tuvugana. Nuvuga ngo telefone ni ntabwo uvuga ngo telefone ntabwo turi buzishyireho ngo ubwazo zivugane, ariko ni umurongo uduhuza. Rero izo pake zabo cyangwa se iyo pake baba barimo, uburyo igenda irangira bigenda bihura n'iki Imana yagiye ipangira buri muntu. Uvuga ngo umukobwa we mubwiye ngo baramukunda nibyo araguruka, ariko biragatsindwa kumva bamubwiye ngo baramwanze, ntarebe ngo se cyagiye nkundwa ko nari ngurutse ubundi ubwo bigenze gute. Ariko icyo gihe bo kiba kimushyikiye hari undi kigiye gutangiriraho, wa undi umukatiye umwanze aba ashyizeho iherezo kuri uyu, ariko agiye gutangirira ku wundi nawe wari umaze igihe kinini yihebye, ari baravuga ati Mana njyewe nazize iki, ese ubu ni isura yanjye cyangwa ari nawe, bagahita bamutangiriraho nawe agahita ajya mu gihe cyo gukundwa, ya marira yarafite agahora. Ibivuze ngo rero ibyishimo bya bamwe biba ari agahinda ku bandi, kandi agahinda ku muntu ni ibyishimo bya mugenzi we. Ngibyo iby'igihe cy'urukundo umuntu ashobora gukundana na mugenzi we. None se woji hari ikintu nshaka kugufashamo cyangwa se ndi kukubaza bisobanure, ndanagufasha ariko nansobanurire neza. Hari umuntu wambwiye akantu ati dore pasiteri ukunda kujya ku bantu benshi, uzabigisha isomo rivuga ngo inshuti yawe, uwo wita inshuti yawe ukuba hafi mu buzima bwa buri munsi w'umugendana n'uwo mukorana, ati uzirinde kumwereka intege nke zawe. Akenshi ntabwo ushobora gusanga iyo waretse umuntu intege nke zawe buri munsi uri kumugora, sheri agakanzu kacitse, sheri narwaye, sheri ndashaka smartphone. Izo ntege nke abakobwa n'abahungu rimwe na rimwe bagenda bagaragariza abandi amafaranga kwishyura gitu yabuze, cyangwa se rimwe na rimwe umuhungu ukazabanyirukanye ati sheri. Hari n'abahungu rega bakura, wari ubizi woje? Hari n'abahungu muri iki gihe basigaye bakura abakobwa. Ntushobora gusanga hari kugira ngo igihe cy'umuntu cyo kwanga kigere, akenshi nabo bagizemo uruhare, akagaragariza sheri we cyangwa se fiyansi we cyangwa se umukunzi we intege nke. Ibyo bintu ntabwo uri kubyumva. Ibyo bintu ndi kubyumva, nawe akabigiramo uruhare. Ariko ahantu bihurira ni muri handi nakubwiraga ko igihe cy'umuntu kiba cyenda kumushyikira, kuko ibimenyetso bigira ibibiranga, ari no mpamvu nizo ntege nke nazo zituma igihe cyihura. Ni ukuvuga ngo ibintu kubera ko bigira ibibiranga biterwa n'iki rero. Ni ukuvuga ngo intege nkeya azazibonera mu kuvuga ngo ariko se uyu muntu koko umbwira ngo yarwaye ngo byagenze gutya na gutya, akeneye ku mafaranga, akeneye kuri ibi, ese ubundi ibi bintu bimbwira koko bishingiye ku rukundo cyangwa n'irahari ry'amarangamutima y'ibyo ashaka kunkuramo kugira ngo ubuzima bwe bukomeze. Noneho kubera ko Imana iba yaraduhaye ikijyanye n'ibitekerezo, wowe ugahita utekereza ibyo ukavuga uti rero noneho reka nkore puro, reka uyu munsi mutirishe mubwire ko ibi bintu yasabye bidashoboka, noneho ndebe uko ari buze kwitwara nyuma y'uko nzanyemo akantu kitwa ntibishoboka, kandi twaratangiranye birashoboka. Ntibishoboka rero yije wa muntu akaba nawe ari umunyabwenge, ashobora guhindukirira sheri akamubwira ati nta kibazo ndiyaranje ubundi buryo, ati ndabizi ko ntacyo wanyuma ugifite, kwitwara neza. Ariko iyo kwihangana kuko nguko kubuze, niho nyine intandaro ya cya gihe cyo kuba ibyabo biri busandagurika abantu bose bakabimenya kiba kigeze. Noneho agatangira akavuga ati noneho ntiwankundaga ahubwo wakundaga ibyo mfite. Ni icyo ngicyo nakigusubizaho kuri icyo ngicyo. Noneho wabandi bateye indobo muri turi kumwe nanjye ni pasiteri kandi nanjye ko mfite amavuta. Noneho wabandi nawe yerekanye umukunzi we amwereka intege nke ze, noneho bituma cya gihe cyo kuba cyo kwanga kimufashe. Dore biranga ibimenyetso biranga uwo muntu wagize intege nke mu rukundo, igihe kikamufata cyo kwanga aratangira umuntu ni mubi, umuntu ni mugari, umuntu ni umugome, umuntu ndamubonye, ariko akirengagiza ko
umuntu si mugari, umuntu si umugome, ahubwo umuntu ni umunyantege nke. None umuntu ukora umunyantege nke, twabwira abantu isomo ririmo aha hantu ko umuntu ari umunyantege nke, arimo ni intege nke, ko utagira intege nke zawe buri muntu wese ubonye ukihangana. No muri kwa kwihangana ikizakubaho kibi cyangwa se muri make ukagera mu gihe cyo kwangwa, wowe ntabwo ari wabigizemo, uzamenya ko uwo muntu atari uwawe, atari Imana yakugeneye. Muri make ku giti cy'umuntu we w'inyangamugayo we niyirinde, noneho nibamuhemukira azaba amenyeje ko uburiya wamwanze katari Imana yageze gute yamugeneye cyane. Hanyuma kuri ako umuntu ubundi abantu nyine turemye nk'abantu nyine, kandi turi abanyantege nke, turi n'abanyamakosa. Urumva umuntu ariterura akavuga ngo umuntu ni mugari. None se we kaba kuvuga ko umuntu ari mugari, we niki? Nese wari kubivuga nkandi ko nawe nyine ari umuntu. Ubwo niba umuntu ari mugari niwe ugomba kwiheraho ko nawe ubwo ni mugari. Ngo umuntu ngo ni mubi, none se niba umuntu ari mubi, umuntu ni nawe kandi nawe ari umuntu. Kandi nawe si inka ni umuntu. Nawe ni umuntu. Harakandi kantu nyibukije. Harakandi kantu nyibukije nakwiye kubigufasha. Harakandi kantu nyibukije. Aha umudamu waje kundegera ndi biro byanjye ko pastor afite ibiro. Umudamu wagize cyangwa umugabo wagize ikibazo aza akagisha na pastor. Ngo pastor ngo umugabo wanjye ngo ndi kumukeka amababa ngo n'ubundi ngo barabimbwiye ngo umugabo ngo umwana wundi. None ndagira ngo ubwira ko kantu niba abadamu wenda bavuga ko umugabo ari umwana wundi, none se abagabo bo ntibashobora bati n'umudamu ni umwana wundi, no kugira ngo abantu tubasobanurire niba umugabo ari umwana wundi n'umugabo akavuga ati ubwo niba uvuze ko ndi umwana wundi ti nawe ntabwo wabyawe na mama nawe umwana wundi. Nawe turagira ngo hagati abantu bitana ba mwana tubaho umuti. Ako kantu abantu benshi barakagira, njye nkunda kubyumva, ariko nyine urumva umuntu nyine ni ya makosa. Nahoze mubwira za ntege nke kwa kwitana ba mwana mu bintu. Urumva umugore aravuze ngo ngo n'undi barabimbwiye ngo umugabo ngo umwana wundi, ariko se ubu uri kuvuga ko umwana wundi we n'umwana we. Nicyo wakwibajije. Ruvuga ngo umuntu wese ni umwana wundi ku wundi, kubera ko ntabwo muvukana, mwahujwe no kuba Imana yarabahuje. Icyo nicyo musangiye, ubwo nibwo bumwe mufitanye. Ni ukuvuga ngo iyo niyo kontra yonyine ufitanye n'uwo muntu, kubera ko icya mbere ikita rusange dufite nuko twese twaremwe, yaba umugore yaba umugabo. Umugabo yararemwe, umugore akurwa mu mugabo, ariko bikozwe nande ni Imana. Ntabwo umugabo yajyana ngo ikomanga ku gatuza ngo yabyaye umugore, oya, ahubwo we yamukuwemo. Noneho rero uwo mugabo uwo wundi noneho uwaremwe n'umwe, ariko abandi twese twagiye tubyarwa. Ubwo rero numbwira ngo ndi umwana wundi, uzahite wibwira ko nawe uri umwana wundi, kuko nawe ntabwo tuvuka mu ndimi. Ntabwo uruwa mama. Nawe n'uruwa mama. Wabyumvise? Aba bantu bitanaga abana tubashakira umuti. Umuti rero nta wundi ni uwo kureba neza ese ubundi icyo dupfa ko kiruta icyo dupfana. Ubundi twarebye ibitureba bito tukareba hirya tugatambuka. Nuvuga ngo twe dukwiye kureba ngo dukwiye kwitana ba mwana ngura n'umwana wundi, ahubwo icyagatumye mvuga ngo n'umwana wundi niba ari ikibazo twagize twagishakiye umuti wacu ndani koraho indani tukakiganiraho tukagisenga. Ntabwo mbyumvishe ngo tugire gute, ni ukuvuga ngo tugishakira umuti hariya miwacu ndani mu cyumba kiriya cya babiri, kiriya cyumba kitajya gikenerwamo akajagari k'abandi bantu. Hanyuma icyo tugikemura, tumara kugikemura dukomeze umurongo wo kujya imbere dusatira ubwami bw'Imana. Naho ibyo ngibyo bidutandukanye n'ubwami bw'Imana dukwiye kubyirengagiza, tukareba kuri Satani tukamwima urwaho rwo kutwinjirira kugira ngo adutandukanye. Mbone ngo umugore wanjye n'umwana wundi, ngo umugore ngabone ngo ndi umwana wundi, oya, ahubwo ndebemo ambonemo ko ndi umumaro kuri we, nanjye nimuhindukira nkamubonemo igisubizo Imana yanzaniye ikanshyikiriza ikavuga ngo akira mwana wanjye ndagushubije. Ni nayo mpamvu ujya kubona nijya nkunda kubwira abantu, niyo mpamvu tugutumira umunsi wari ukenewe. Usanga umugore n'umugabo baragashwana, bamara gushwana bakishyira ku karubanda bakamena amabanga y'urugo. Kandi abantu icyo naboneye baje mu rubanza icya mbere babazanye ni amatwi, umuti babazanye mu biganza. Icyo bazana mu rubanza rw'abantu babimenye baba bashwanye bamaze kumena amabanga yabo ni amatwi, nta muti bazana.
ni ukuvuga ngo aho niho nyine umunyarwanda yese yuririra ahita aca umugani aravuga ngo usenge rw'umutizo muhoro ngo kugira ngo agire vuba nyine nuba ngo muri make meshaje ku muhungu cyangwa se umukobwa uri kuvuga kandi amaze kwandika SMS bamubwira ko byanze cyangwa se imvugo zigiye bakatiye amaze kumva ko ageze mu gihe cye cyo kuba yanzwe ari nacyo gihe Imana imweretse ko ari cyo gihe cye kigaragaza ko uramukunzi bari gukundana atari Imana yamugeneye yaba yaruwe ntaba mwanzi ubwo umuntu meshaje ni ihanganare mu gihe cyo kuba yanzwe. Hanyuma kandi kantu kuri message y'urubyiruko cyangwa se ku bantu biba bibayeho gutyo boresana bihangane ariko bamenye ko nanone nicyo gihe cyo guhanga amaso umuremyi kuko byose ni ubitanga akwiye kujya imbere y'Imana agasenga akavuga ati Mana wari warampaye umukunzi ese uyu mukunzi yari mu bushake bwawe ese birashoboka ko ibyiyumviro byo kuri uyu muntu nabishyira hasi hanyuma ukantangiriza ubuzima bundi bushyashya kwegera Imana birushaho gutuma umuntu asobanukirwa neza igihe agize gute ahagazemo yego n'ibyo ngibyo ikamuha amakuru kari mu gihe ahagazemo ikamuha imbaraga ikamuha ubwenge ikamuha ubufasha niba ari ishuri ry'Imana ari kwiga akaryiga neza akabona certificate amanota akaboneka noneho meshaje y'umukobwa cyangwa se umugore wanzwe abonye umuti meshaje y'umugore n'umugabo bitanaga ba mwana ngo umwana undi bashwana tumaze kubabwira ko abaje mu rubanza rwabo icyambere bazana na amatwi ko nta muti bubwo birangira bo bagize ikibazo kuko nkunda kubwira abantu nkunda nubwo nakunda umupira cyane muri minsi nawe ukunze kubera akantu kamwe nawubonyemo ntufite amatsiko so ukamenya icyambere nakunda umupira kandi ntabwo nawukundaga wanyigishije isomo aho warengeje ni urengurirwa ako none cyangwa bitanu ugahuze kwa abo bantu dukomeza n'ibyo bibazo bambajije turaje tuganire no ku bindi cyangwa se mu kimwe tudatinze sibyo ubwo tumaze gutanga umuti kwa abantu babiri hari abantu bambwiye ati ubwo komisiyoneri woje ari muguke n'inzobere mu bintu hari n'umuntu wambwiye ati bura komisiyoneri woje ati bura bamujyanye no mu rubanza ati yakuburanuka n'utsinda kandi tugeze buravuka ariko ibyo sibyo tugiye kujyamo ibyo tuzamira ikindi kiganiro bongera kubidusaba noneho nkuko twari tumaze gutanga ku muti ku bantu batatu ku mushomeri ku muntu banze ku mugore n'umugabo hari abantu bavuze ati hari ikibazo kiriho muri iyi si usanga abantu iyo bimutse bakagera ku bantu bari batuye aho hantu harabumva ngo ni bakavuke cyangwa se nabimukira none ugasanga abantu bageze ahantu ari bashya aho babasanze ngo dore ngo ni za kavukire ndagira ngo abo bantu nabo tubahuze kugira ngo bose bumve ko ari bamwe nka komisiyoneri woji umuvuga butumwa ndagira ngo uze n'aba bantu kugira ngo ibyo kuvuga ngo ni za kavukire ngo nabimukire kugira ngo n'abo bantu nabo tubunge wowe ubyumva ute muti wabaha abo bantu bimeze bite ako kantu rero kajya gateza deba ndende cyane nk'ahantu ku kazi nk'ahantu mu bantu benshi ahantu bakunda guhurira mu kabari mu maresitora ahantu hose yagiye atandukanye cyangwa se no mu nsengero niho birahaba umuntu kumva ngo bariya ngo bafite ngo kode ngo yazakavukire icyo nibyo byari birakubwiye byo kudasobanukirwa umuntu ni muntu ki umuntu ubundi ariho kubera iki cyangwa se mu kimwe kugira ngo bahere umutirime na babandi bitwa bakavukire waba undi uje umwimukira ariko umugana yakora agakosa ngo dore ngo nabimukira bameze nk'inzererezi ako gakunda bijyanirana hanyuma ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere naheraho ibintu byose byubakiye kuki ijambo ry'Imana kandi turi ku gihe ni ukuvuga ngo igihe Adamu wa mbere yari ari mu ngobyi ya Edeni agakora ikosa ari ryo abantu dukunda gukora ryo kwitandukanya n'umuremyi yakoze ikosa ntiyahagarara mu mwanya Imana yamuhagaritsemo arangije aratandukira Imana ije kumusura mu mafu ya munsi iramubura imaze kumubura iramuhamagara ngo atamuri hehe ayibwira ngo nagize ubwoba ngo nagize isoni ngo kuko nambaye ubusa Imana ivuga ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa ngaho ni wakoze aho ushaka kugana aho ni wakoze kuri cya giti nakuje
irangije iramubwira rero kugira ngo ngendere muri wa murongo wa za kavukire n'abimukira iramubwira ngo ndakuvumye aka kanya gututubikana ko mu maso hawe gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha iki umutsima. Iyi nkomoko rero yo kuba umuntu yava Rusizi akaza gukorera hano i Kigali si uko iwabo hatari akazi, ariko gututubikana ko mu maso he niko kugomba kumuhesha umutsima, kubera ko akwiye gukora cyane mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose kugira ngo abashe kugira icyo ageraho. Noneho rero yaje akahasanga abandi bagahita batekereza ko avuye iwabo iyo ngaho akaza gushakishiriza aha, bahita babona ko ari umwimukira, bahita bamwita ko ari umushabitsi, bamwita ko ari umushakashatsi arimo kugenda ashakisha, mbese abandi bakamwita ko ari umupagasi. Urumva bamwita ibyo bashaka. Noneho rero kavukire nayo uje ayisanga kubera ko azi icyo yaje ashaka, yamara gukora yaje nta kintu afite, yaje nta safuriya, yaje nta shati, yaje ukwari. Ejo arakoze aguze ishati ebyiri, ejo arakoze aguze akantu ka rectangle. Urumva agenda umukomisiyoneri byanze bikunze abo bantu baturutse hirya iyo dufite uko tugenda tubahengeka. Ako kantu ko guhengeka se urakazi? Ndakazi. Nawe barahengetse navuyeyo. Dufite ukuntu tugenda tubahengeka nyine ahantu twakwita nko mu manegeka, nk'abantu nyine bantangiye ubuzima. Kamukubita nko kuri gatatu kuri kane, agahita ashinga akazu azajya aryama agakingisha amaguru. Urumva iyo abonye agashinze kandi nta kintu yaje azanye ndavuga ati ko birimo biraza. Tuse nkubatse kavukire nsanze hano igihagaze atabona musanze yirata amereza akazi, ati amereza akazi, ati ntubona ko ariho akiri. Iryo jambo ro kavukire agahita abona ko kavukire bakunze kuvuga ngo kavukire ngo nta bwenge zigira, ariko ubundi ni ugushaka kwishyira hejuru gutandukanye n'ubushake bw'Imana. Muri make bayibajeho yavuye ni ukuvuga ngo we muri make yise umuntu kavukire kandi nawe ubwe ni kavukire. None se we ni ikimanuka, ahubwo rero none se we ni ikivejuru. Nari nzi ko ndi kukoza ko kandi yita abandi kari kavukire, nanjye kukoza mbese uriya muntu nawe ni kavukire, none uri muri uwo muntu. Ni ukuvuga ngo nawe ni kavukire. Itandukaniro rihari ni iryuka ari ugututubikana ko mu maso kuzamuhesha umutsima kwa muvanye cyangwa kwa muvanye Butare, kwa muvanye Rugobagoba, kwa muvanye Nyamagabe, akaza gushakishiriza aho ngaho. Niyo mpamvu none se twebwe nta bantu dufite bo mu mujyi wa Kigali bajya gushakishiriza aho hose. None se we nagera yaritwa iki? Aritwa umuvantara, aritwa umuntu wasuhutse wagiye gushakisha. Ibyo rero ntabwo dukwiye kwitana ba mwana tuvuga ngo urani kavukire ngo urango ninde ngo niki, ahubwo twese tukwiye kureba ngo turiho kubera iki, turiho kubera gushakisha. Niyo mpamvu rero nta muntu uriho n'umwe ku isi utari kavukire. Kuko nyine na Adamu yabaye kavukire ku isi kuko yavukiye ku isi. Nibanga isomo rya mbere babandi babiri bahitane ba mwana bose ni bakavukire, kuko na Adamu nawe namaze kubwira ko nawe ari kavukire. Niba Adamu ari kavukire se utari kavukire ninde? Kandi twese twaravukire muri isi nyine tuza tuyisanga. Umuntu utari kavukire ni umuntu wambwira ngo yamanutse hejuru araza n'umugozi tumubonaguye ahaga, ubwo twamwita ikivejuru. Nawe nawe ari ikivejuru, ubwo yaba ari ikivejuru. Urumva na Yesu yabaye kavukire mu isi kuko niho yavukiye. Nuvuga ngo nabo bagomba kumenya ko bose ari kavukire. Ni kavukire aho ndani. None iki nanjye nakongeraho nkashimangira, nuvuga ngo uwo bitaga kavukire n'uwo bitaga umwimukira ni nk'uko umucuruzi n'umukiriya bose bakenerana. Yego. Nuvuga ngo kavukire abakeneye wa undi kugira ngo nawe amuhe kwa amafaranga. Gushakisha nubango kandi muri business cy'umuntu abapfa n'inyungu cyane. Niba witwaga kavukire yabonaga inyungu ko umwimukira, nawe ndi umwimukira nawe akabara inyungu kuri kavukire, bamenye ko bose ari bamwe byo kwitana ba mwana bya kavukire. Tubone ko muri iki kiganiro nta bizongera kubaho ko bose ari ba kavukire. Umuntu wese ni kavukire. Yego. Nuko gahunda zimaze kubera ko umuntu wese afite iyo yavukiye. Yego. Hanyuma ikintu kiba kiduhuje rero ni uburyo bwo gushakisha, ni uburyo bw'akazi.
ubwo mpamvu iki kiganiro cyumvikanye kugira ngo tukiranzikira kujya kavukire n'abitabimukira cyangwa se bitaga abapagasi ni ukuvuga ngo bose tumenyeje ko bose ari bakavukire cyane kumwe wese abakeneye okay noneho hari ibibazo bambajije kuri WhatsApp ngo nzakubaza niduhora kuri uyu munsi ni nayo mpamvu utagomba kuncika ibibazo byose bambwiye ntari kubajije barambajije bati hari igihe usanga umuntu yarehisemo kwanga akazi mu buzima busanzwe niba yari umufundi niba yakoraga akazi mu runaka akanga kigira isongeti azasenga gusa ajyana mu butayu akumva ko gusenga gusa akanizera ko aribyo bizamuha ubukire aribyo bizamuha amafaranga kandi umuntu afite umuryango atunga afite abana biga mu ishuri akeneye kurya akeneye kwambara akeneye gutanga mituweli hari n'undi none uvuga uti njyewe sinzasenga nzakora gusa ariko gusenga abantu benshi bagiye basenga bapfa batabonye amafaranga badakize ati njyewe sinzajya gusenga nzakora amafaranga byonyine nzabona ubutunzi undi nawe ati ari gusenga ari gukora sinzabikora njye nzaba umujura ndagira ngo hagati ibyo bibazo bitatu nkubajije ari umuntu wahisemo gusenga cyane ntakore akizera yuko azabikuramo amafaranga ndagira ngo banze usubize kuba umuntu ibindi turabigarukaho nyuma uriya muntu ari mu nzira ndabona biseka ahubwo waseka kubera ko urumva hari ibintu biza mu mitekerereze ya muntu ariko bikaba nyine binyura mu murongo utariho bitewe n'imyumvire ugasanga nyine mu bitekerezo umuntu aracyari hasi yego rwose ni ukuvuga ngo uzakora cyane kugira ngo ugere ibyo ugeraho mu bundi buryo icyo kintu nicyo ariko nanone hari urundi ruhande bisuzumirwamo gukora ni kimwe ariko no kumenya n'utuma ukora nacyo ni ikindi kubera ko ubuse uramutse uvuga ngo nzakora cyane urugero ukabyuka warwaye wakora cyane icyo gihe rero niho wasanga umuntu bizaba ngombwa ko avuga ngo mana ngo rwose ngo dore ngaho njyamye ngo ureba agatangira gusenga imitagiye ati nkizi rya none uvuga ngo ukwiye gukora ariko unibuka neza n'utuma ukora uwari kuko Imana ifite ahantu henshi yagupimira ikakubona kubera ko Imana niyo itugize niyo ituma dukora nibyo dukore ariko tunagire gute tunasabe tunasenge kugira ngo Imana idufashirize mu byo dukora kandi ni ukuvuga ngo Imana ibikwiye kugira gute kugufasha buri munsi igufashirira muri cyagiye baye guteza ubuzima ngo niba ubonye akazi urugero niyo igufashiriza muri ako kazi niyo ikurinda muri icyo gihe urimo urumva niba nta kazi ufite tayari ubwo ibikweretse ko ukwiye kuba ibyo ngibyo ubyihungishije ukaza mu kazi kayo nkuko tuvuga ngo bari abakozi b'Imana ugomba gukorera Imana mu gihe icyo ari cyo cyose waba ufite akazi waba ntako ufite ukwiye gukorera Imana ariko cyane cyane kuvuga ngo zicara ngo hanyuma ngo tungwe n'amasengesho icyo ngicyo waruvuze ngiye ku misozi igiye itandukanye za Kanyarira za Kizabonwa za Ngutabare n'ahandi ibyo ntago bibujijwe no kuri pastor ntago bibujijwe ariko banza urebe ese kuki hari umugani w'uruzabibu kandi bishingiye ku ijambo ry'Imana Imana yazanye uruzabibu kugira ngo abantu bagire gute bahinge uriya mugani baca ngo umuhinzi yagiye ngo kurobanura abakozi ngo bamwe ngabaha mu gitondo ngabandi saa 6 saa 4 saa 8 saa 9 saa 11 ngari karangije ngo buri muntu wese ahembwa icyo yasezeranye na shebuja urumva icyo bivuze ngo kora ariko unagerekaho no gutekereza umuremyi wawe ariko niwicara gusa ngo none se Imana izaza mu murima uhinga Imana zizamanura abamarayika baze mu murima baze guhinga ubwo ni ubuyobe bushingiye ku myumvire itariyo uwo muntu rimwe na rimwe iyo ugiye kumwitegereza usanga n'ibyo avuga atabizi kuko ntabwo wavuga iby'ijambo ry'Imana utazi neza icyo Imana yakuzaniye ku isi none se Yesu niba yarabwiye Kayisari yarabwiye abigishwa be n'abari bamugose agasobanurira abafarisayo akababwira ko
iby'Imana bakwiye kubiha Imana, n'ibya Kaisari bakabiha Kaisari. Yashatse kuvuga iki? Kora ibyo Imana igusaba, ariko nanone n'ibyo mu buyobozi busanzwe no mu buzima busanzwe ukore witeza imbere uzamuka. Ese Imana niguha umwana izaza no kumuguterurira? Imana se niguha umwana izamukujyanira no mu ishuri ivuge ngo iramuteruye ngo imuteretse mu ishuri? Ikizaguha ni iki? Izaguha minerva yo kwishyurira umwana, ariko ibinyujije mu byo ukora. Kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe, ari naryo sezerano rikuru rikuye mu mapazo yose y'amasezerano. Ako niko naho nkubwira nyine naho bishingiye. Nuvuga ngo muri make icyo bisabwa abantu bagomba gukora bakanasenga cyane. None ikindi cyakiyongeraho nanjye natangaho inama, ahubwo aho gusenga cyane ngo nibyo biratanga ibitangaza, ahubwo uko wakora kose mu mbaraga ufite, ahubwo ukizera cyane. Icyo kintu nawe ni kuri kucyumva. Kwizera niko kwatumye yego umwana w'umuntu abasha gucungurwa, ko n'Imana ishoboye bingahe byose. Aho kandi n'ifumbati ikiganza cyayibasha guhaza ibyaremwe byose cyane. Nubangu ura muntu wajyaga gusenga usanga bene bari abantu hari umamagara ati ngo nutsengere natike mfite azaka umukozi w'Imana, Imana ifite byose. Kandi umuntu akora umuntu ukomeye kaba ufite ubushobozi, afite umushahara mbwa ku kwezi, ni gute umuntu aba ari umukozi w'Imana none wamuga ngo naza gusengere akakwaka itike kandi ufite ikibazo? Ibyo bijyanye no kuba umuntu ibyo akora ntabyo azi. Kuko Imana niba yaraguhamagaye yaraguhamagaye. Ntabwo rero ukwiye kugondoza umuntu. Niba umuntu agusabye umusada wo gusenga, Imana yaraguhamagaye ngo mugende muhindura amahanga yose, abantu mubigishe kuba ibyaremwe bishya. Ntabwo Imana yavuze ngo nujya gusengera umuntu ngo bazabanze bakugurire, bazabanze baguhe tike. Oya, wanagenda n'amaguru. Se ba Yohana bavuze ubutumwa ari uko bagira gute, ari uko batega. Umuntu nakubwira ngo azi iby'Imana tubimenya agace gato. Imana niyo yisobanurira umurimo wayo. Wihaguruka, icyo usabwa no guhaguruka ukajya kugira gute gukora icyo Imana ishaka. Genda umuntu umusengere, nimba nawe wamuhaye ku by'umwuka akanyurwa nabyo, azaguha ku by'umubiri azibwiriza. We nibyo azamenya ko umukozi w'Imana atakwiye kugenda n'amaguru. Oji nibutse ijambo ry'Imana Yesu ari gutereninga ari kubwira abigishwa be ngo mwaherewe ubuntu. Yes, nimugende mu mahanga yose. Yes, mutangire ubundi. Twe twabuherewe kutagupfusha ubusa. Niyo mpamvu rero wowe ukwiye kubwira. Nese pastor, buriya iyo urimo urabwiriza abantu ukabona bazana amaturo, bagenda bazana amaturo, ninde hari bo wararitse ngo umubwire ngo uze kuzana amaturo utura? Ntawe. Umuntu wese akorwaho n'ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo umuntu wese atanga kubw'umutima. Buriya uzarebe iyo turimo kwitangisha nko kuvuga ngo abantu ngo dufashe abakene, umuntu atanga bikurikije n'umutima we uko umutegeka nuko yumvishije ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana iyo rije mu muntu rimutegeka ibyo akora, kubera ko ari Imana. Abantu rero muri iki gihe nyine barimo kugenda bahura n'ibintu by'ivangirwa, gutya umuntu akaza ngo arakora ibitangaza ngarajya gute. Nta muntu ukora ibitangaza bikorwa na Yesu. Bambonye kwa bende nyinshi nigisha, bambona nkora kazi kanjye k'igikomisiyoneri, bambona mbese mu mirimo myinshi igiye itandukanye. Rero numva muri make no bwangu mu buzima busanzwe uzajyanya ndikira ati ndashaka ko komisiyoneri hoji nkuko abikora bya nyabyo, ati ndashaka ndangira inzu cyangwa imodoka rwose njye mbahuza nta kibazo. Ibyo duhuza unabyizeye unabifiriringa uvuga uti kabisa ngegeye kuguha umuntu ushaka kugukorera service neza, wabyigiye wabihuguriye, ufite ahabarizwa. Harya ngukorera kuri map. Nkorera kuri map kandi noneho urubona dufite na company. Bivuze ngo ngewe ibyo naguhuza nabyo wagira gute, wagenda ukabishima, warangiza ibibazo byose wazagira ngiyewe ndafatika, wazanshakisha ukambona. No wango buri bavuga butumwa batarabatubuzi ku buryo umuntu amagara ati ndashaka ko komisiyoneri woji ariko mu mazina yasanzwe ivuga butumwa akaba ari Varisti Hakizimana, ati ko mfite umuntu urwaye none kuko arasenga byanyabyo cyane ni babatubuzi. Uwo muntu nzamubwire gute? Uwo muntu uzamubwire ko ari umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana, ukorera mu bushake bw'Imana. Kuko Imana niyo itugize, Imana niyo
tuvugira kandi ni nayo dukoresha mu byo tuvuga. Yego. Ngo mu buzima busanzwe ariko nguzi no kugira gutya kuri gitari ndagira ngo wabereke uburyo kuri senti. Buri n'umucuranzi nibyo. Senti yo nyigezeho biba ari ibindi urumva akazi kikaje kafasha. Oya ntabwo gutya ntabwo ari ibintu byafatika. Akandi ko nabyo uri gushaka kubavuga. Oya ntabwo byafatika ahubwo buriya no kuvanga amanota agiye akurikiranye do re mi fa sol la si. Do si so sol do diez re diez sol diez nda ibyo byose turabizi. No kuvuga ngo abari bashatse ko nguhamagara ukaza tugakorana ikiganiro bari bafite ibibazo byinshi bagiye bambaza ariko nibura abeshi bahuriza ku bibazo bitatu kira kijyanye n'akavukire kira kigendanye n'igihe ati kuki abanyafrika twica igihe kandi mu gihe ari habamo ibintu byinshi. Yego. Aho ngaho mu gihe numvaga wasoza uri kusobanura abantu neza ko buri kintu cyose ugomba kugikorera ku gihe kugira ngo ubone umusaruro. Nkuko natangiye mbivuga nabivuzeho cyane. Bijyanye n'igihe ntabwo dukwiye kwitwa abanyafrika. Umuntu bamwita umunyafrika kubera ko bamubwiye saa 9 wakaza saa 10. Noneho hakazaho nk'isaha y'abanyarwanda. Ariko twebwe ntabwo abanyarwanda tugira isaha yacu. Yego. Tugira isaha mbese ku isi yose tugenderaho. Yego. Abantu twese tugendera ahubwo isaha y'umuntu izajyari kuko mu mutwe bari kwa byumva. Yego. Nubanga agatangira kuntekerereza ubwo se ngubwambwe saa 9 ngo burase saa 10 urumva biratandukanye. Nje namubwiye saa 9 ariko waratekereje ngo burase saa 10 ni saa 10 gutase kandi narakubwiye saa 9 ngo bra nawe ngo ushobora kuza ngo sima musanga none si byo bitekereje nyuma yuko uje ukambura cyangwa ubitekereje mbere utaranaza. Kera kabaye wisha amasezerano icyo ngicyo umuntu ugitekereza na nizi saha n'umuntu nyumva amenye ko ayo ngayo ari amakosa aturuka ku mitekerereze ye ariko nta hantu bisetinze ko isaha y'abanyafrika ihari cyangwa se y'abanyamerika cyangwa igihe n'igihe. Yego. Nkuko urabona tugeze mu gihe cy'iterambere usanga abafite amamodoka amamoto bayoborwa n'icyo bita GPS. Noneho ku bijyanye na internet bijyanye na porogaramu z'isi usanga bakoresha map. Nuvuga ngo dushobora gufata igihe natwe none tukagihuza na map. Niba hari map y'ubutaka tukayuza na map y'ubuzima busanzwe. Aho ngaho ikintu kizabikwereka ngo nk'umunyaburayi yaje mu Rwanda. Azafite amerekezo. Azafite amerekezo na yuruka ku kibuga cy'indege azi shambura agomba kuraramo azi hotel agomba kuraramo amerekezo map amerekeza kubitamo akamujyana akamugeza si ngombwa wirirwa mu muyobora ngo nibiki we ni gutya gusa ni kuri map akagenda agahita hagera. Icyo rero nicyo cyitwa ko umuntu aba yaramaze kurenga urwego rwo kumva ko ngo igihe abantu barakimutwarira mu ntoki ahubwo we kimusetenzemo wakumva nyine igihe agomba kucyubahiriza uko kiri. Yego. Niba indege iri bugwe saa 9 n'igice ni saa 9 n'igice niba iri buguruke saa 9 n'igice ni saa 9 n'igice. Rero wewe kumva uzabi niba ushaka kwikurikirana uzabikurikirane ku bantu bajya mu mahanga azagende ku kibuga cy'indege noneho zimaze kurengaho n'umwe urebe karaba kigiye agazaba kigiye. Kuko hari umuntu waje kuvuga umuzungu uvuye mu mahanga aravuga ngo muri Afrika ngo hasanze ngo kugihe ngo bacyubahiriza ngo ibintu bibiri byonyine. Ngo usanga radio ariyo ibariza igihe amakuru agiramo ngo no ku kibuga cy'indege. Ndagira ngo noneho abantu uyu munsi babimenye ko muri tugeze mu gihe isi iri kugendana n'iterambere ibintu byose ari kuduta kandi ibintu byose ari kugendera kuri map. No kwanga abantu bari basinziriye cyangwa se kuri iki gihe niba wapanze n'umuntu saa 6 menya ngo kugendana n'igihe cyihuta ni saa 6 ahubwo bibayegiza twakongera twakarusho kugira ngo noneho twereka amahanga ko Afrika noneho yisubiyeho ku gihe ahubwo twe ni muntu n'imvana saa 6 uhagereze buri biri. Kugira noneho tubate abanyafrika kubahiriza igihe ahubwo bageze bwo ku rwego ahubwo rwo kurenza kubahiriza igihe. Nibyo rwose ako kantu sorejeho numva rwose ariko kubera ko abantu bakwiye kumva ko imyumvire ikwiye guhinduka ko urone igihugu cyacu aho kimaze kugera kirasetinze kimeze neza ku mutekano isuku iterambere nk'ibyo ngibyo natwe dukwiye gutera imbere mu buryo bw'imitekerereze kugira ngo tuve ku ruhande rumwe tujya ku rundi. Noneho hari ikibazo kimwe nshaka kusorezaho mu masegonda make. Amasegonda make baramberetse ikibazo cyane muzamubaza niyo mpamvu twaganiriye twitonze kugira ngo ibibazo byose bivuge. None nabishoboje hasigaye kimwe baravuze ati
ni nayo mpamvu ubona utigeze, niyo mpamvu wanamije kumbwira idini usengeramo iryo ari ryo. Ibyo wambwiye ko byo bitakunda. Barambaje ati noneho nubwo atatubwira idini asengeramo, ariko muri iyi minsi usanga amadini abasengera idini nta n'iryo ndavuga izina. Abasengera hana bavuga ati twewe idini ryacu niryo ry'ukuri. Irya bariya nta kigenda. Nkuko usanga abafana b'amakipe babafata ikipe yacu niyo ya mbere, niyo ya OG, abandi ati ikipe yacu niyo ya mbere, abandi ati ikipe yacu nta kigenda. Usanga n'amadini nayo ari gutyo nayo ameze. Ndagira ngo noneho twe nta dini turi buvuga irya ryo n'iryawe uraburihishe, nanjye irya ryo bazikari kwabivuga uko, ariko ntabwo bari bamenya neza ngo nire, kuko ntaga hana bivugira aha batajya ngo ndi kuryamamaza, batajya ngo nanjye ndi gushaka amaramuko. Ndagira ngo usobanurira abantu bambaje iki kibazo neza, ubasobanurira idini ry'ukuri ni irihe, idini ry'ukuri ryagakoze ibihe mirimo. None numve ko nanjye idini ryanjye ryo kwabivuga ukuri ari ryo ry'ukuri. Numva nanjye ibyo usobanuye atari byo, iyo mirongo urabusobanuye idini ry'ukuri ryakaba ari inyuramo, nisanga nanjye ntayubahirije nanjye nyubahirize, kugira ngo n'undi mupasiteri umeze nkanjye yumve idini ry'ukuri ryakaba ari ko rihe mirimo imeze ite. Idini ry'ukuri nyirizina yego n'Imana yemera. Yego. Umutima w'umuntu n'umutima. Yego. Niryo dini ry'ukuri, kuko mu mutima niho hahishwe ibintu byose kuri mwene muntu. Yego. Ari impamvu rero rigenzurwa rikaba iry'ukuri, nuko rigenzurwa na nyir'umurimo ari w'Imana Data, Umwana na Mwana na Roho Mutagatifu. Yego. Mu butatu bw'Imana aho niho hantu mu mutima Imana izi kareba ikavuga ati koko kwabivuga kuri Theoneste bimeze aho mu mutima we. Jewe sinabasha kuhareba, nawe wanje ntiwabasha kuhareba, no mu byo twaganiriye ntuzi icyo ndi gutekereza, ariko urumva ko niho neza ndani n'itorero ry'Imana riri, niryo torero ry'ukuri. Uvuze mu mutima unyibutse ijambo ry'Imana rivuga ngo turi insengero za Kristo z'umwuka uri muri twe. None nawe ati idini ry'ukuri riri mu mutima. Naho ayandi n'amadini n'amatorero ni inzira, ni umuyoboro tunyuramo mu iyobokamana kugira ngo duhugurane, ariko idini ry'ukuri nyirizina ni umutima w'umuntu. Idini ry'ukuri si kwa benge nyinshi, oya, si kwa bivuga ukuri, oya, si abatizwa ku gahanga, oya, si abatabatizwa ishwi, si bigisha bari gutitira, ntago ari aho, si abadatitira, oya, si abaririmba, reka, si abataririmba, ibyo si byo, ni mu mutima. Idini ry'ukuri ni umutima w'umuntu. Yego. Yego. Noneho hari akantu kamwe kagiye gusoza kugira ngo usobanurire ko gukina amafilimi. Koko ukina filimi? Ibyo ngibyo nta kintu uri buvugeho cyane, gusa nkunze gutanga ibiganiro nk'ibi ngibi, kandi na filime nshobora kuyikina, kuko ibintu nakubwiye ngo umuntu niba yava mu ntara aje gushakisha, njyewe se ndimba nanjye ndi umuntu ushakisha. Rero ibyo nkora byose, ibyo nkora byose rero naba nkina filime, naba nkora ubukomisiyoneri, naba mbwiriza, naba njya mu murima ngahinga, naba nkora ikiyede, ariko nakazi. Ariko ikidutandukanyiriza muri ibyo byose ni uko umuntu yitwara mu murima ageze gute akora. Ikindi kintu kikuranga bambwiye ngo ubahiriza igihe, kandi cya kabiri ikintu wemeje. Nawe ni nkaho uri bivuga kuri rwose, ikintu wemewe uragikora. Icyo mbe nememba nacyo ari icyo nabwira abantu bakakugiraho ikitegererezo, ko ubahiriza igihe kandi ikintu ijambo ryavuye mu kanwa kawe ukaryubahiriza. Ndumva noneho nawe hari indi message watanga mu masegonda makeya wayitanga, ibibazo nari mfite byarangiye, ubundi tugatandukana ukajya naho ngo wambwiraga. Murakoze bakunze ba televiziyo Ibyahishwe TV, kuri iyi channel yitwa Map y'Ubuzima. Ntekereza ko ariko bimeze, ntacyo bibeshyeho. Oya, no kuvuga ngo ndagufashe, channel yitwa Ibyahishwe TV, hanyuma akaba ari nge muyobozi mukuru wayo. Noneho kari ibyo ushyiramo se ngo Map y'Ubuzima. Noneho iyo channel yitwa Ibyahishwe TV hariho amafilime yitwa Map y'Ubuzima. Pasta ako kandi niko ntari nsobanukiwe. Noneho umuntu ambwiye ngo yakubonyeho muri komisiyoneri woje. Nako nanjye ko numva ntangiye kugenda mpitingara. Niko byagenze. Ubwo numva bisha isomo twaha abantu, kora ikintu ukunda, ugishyiramo imbaraga zawe zose, noneho kizaguha umusaruro. Ntuzakora ikosa wowe umuntu uri kuntega amatwi gukora akazi uri kumva uri kwinubira, niba bari kugwe mu mushahara muke, genda ukuntu nawe ushinga business zawe. Mu gihe tarashinga business zawe, banza wihanganira umushahara
ugende wizigame, wajya muri banki, wajya mu bimina numva niyo amafaranga mara kwiyegeranya ugende nawe ushora imari nk'abandi. Ariko mu gihe utarajya ku rwego rwo gukora akazi kawe wigengaho, korarira make uri kugaya uyakunze, kuko n'uri kugukoresha nawe nuko nawe yatangiye agera ku rwego nawe rwo gushinga iyo company. Kandi abariraga ni mwihangane, Imana ijoro bantu munteze amatwi yambwengeje gutabara abantu bawe bari kurira, ije guhiga ibintu byaduhigaga, ije kurwanya ibyaturwanyaga, ije gutsikamira ibyadutsikamiraga, kandi ije kugenda ku byatugendagaho, ije kunaniza ibyatunanizaga. Abari bakingiraniye ahantu mu mazu, Imana yambwengeje gukuraho inzugi nirangiza inazijugunya inzugi kugira ngo abari baboshwe babohorwe. Ubwo icyo twabwira abantu baduteze amatwi kandi inshuti zacu banadusabye iki kiganiro ko mutumira mwadushigikira mukajya kuri channel yacu yitwa Ibyahishwe TV. Filime yawe yitwa Map y'ubuzima, babona mu buryo bw'amadini hari inama badutanga, mu buryo bwo mu buzima busanzwe hari inama dutanga, kandi ibi biganiro kugira ngo mubibone biba byadusabye ingufu nyinshi. Mwadutera inkunga, amakamera dukoresha turayakodesha, ibyuma dukoresha turabikodesha, rwose ni umurimo w'Imana. Bibaye na ngombwa nimero zacu twazibabwira ni za zindi ziri kuri kiriya jingo ya channel yacu, ariko abashaka ko zibabwira ni 0782 71 556 81. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Barakoze cyane abakunzi bacu bari badukurikiye kuri iki kiganiro twagize. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda. Tuzasubira ibintu nakagaruka, turacyahari. Bye. Bye bye. Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Amen.